Yes, twavuga ko ari inkuru nziza ku banyarwanda by'umwihariko aba sportif muri rusange, abakurikirana isi ya sport hano mu Rwanda ariko n'abandi bari hanze yarwo. Ni inkuru nziza cyane kandi yaritegerejwe na benshi cyane. Umunyamakuru Rugaju Rigani wahoze akora sport anta biganiro, umuvugizi w'abafana ba APFC Jangwan, ndetse n'abandi barimo Rikari, n'abandi bagiye batandukanye barimo umukinnyi waciye mu ikipe ya Rayon Sport. Aba bose bari kumwe n'abandi benshi bari bafungiye hariya ku Murindi kubera inyerezwa cyangwa se ikoreshwa nabi ry'umutungo wa APRFC. Aba bose icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo rwamaze kuba rufata umwanzuro ko aba bose bagiye bahise barekurwa cyangwa se bafunguwe by'agateganyo, bakaba bagiye kubazwa cyangwa se gukomeza gukurikirana dosiye zabo ariko bari hanze. Ni nyuma yuko bari bagiye gufunga ukwezi kurengaho rwose aba bafunze kubera icyo kibazo, nyuma yo gutabwa muri yombi babanjirijwe na Rugaju Rigani, nyuma haza gukurikiraho umunyamakuru wa SKFM Rikari Ndayishimiye, baza gukurikizwa Ansa Biganiro wafashwe arimo arava mu gihugu cya Uganda, ndetse agenda asanga abarimo Georgine wahoze ari umubitsi wa APRFC, ndetse Afande Penina n'abandi bagiye batandukanye. Mu by'ukuri yari scenario cyangwa se ni dosiye yaririmo abantu benshi cyane cyangwa se umubare w'abantu benshi cyane rwose bari kuri kino kibazo. Ngira ngo muribuka ubwo umunyamabanga cyangwa se chairman wa APRFC mu cyumweru cyashize ubwo yavugaga yuko ikibazo cy'abano banyamakuru cyangwa se cy'abano bantu bafungiye ku Murindi atari uko babanga, ahubwo ari uko nyine bisanze muri dosiye bikaba ngombwa yuko mu rwego rwo kugira ngo bayikurikirane, mu rwego rwo kugira ngo nyine ibintu bikorwe muri process cyangwa se mu nzira ya nyayo, aho hari bamwe bisanzwe bagomba kubazwa ariko bafunze kugira ngo nibura amakuru bakeneye cyangwa se iperereza barimo ryabo ribashe kugenda neza. APRFC yo nkayo cyangwa se nka FC ivuga yuko nyine nayo hari control yakorewe na Minadef, urwego rukuru nyine rutera inkunga APRFC. nyine nukuvuga ngo urwego rw'ingabo z'igihugu bakabona umutungo wayo wagiye ukoreshwa nabi ariko binyuze muri FC. Ariko rero hakaba hari abantu babaga hafi ya APRFC barimo bano banyamakuru ndetse n'abandi bagiye batandukanye mu rugendo rwa ikipe APRFC yakoreye muri Cairo mu Misiri ubwo yajyaga gukina na Pyramid umwaka ushize mu mikino ya CAF Champions League. Rero bivuga ko amatiki amwe namwe yagiye agurirwa kuri konti ya APRFC akajya abantu nyine bakayakoresha kandi batabiherwa uburenganzira, kuko APRFC ubundi ubwayo yari ifite abanyamakuru yari yatumiye bagomba kujyana nayo, ariko nyuma abandi bakeneye kujyana nabo bashaka kujya mu kazi bisanzwe nk'abanyamakuru bagasabwa kuba bakwitegera. Nyuma basabwaga yuko nyine bagomba kudepoza, bahabwaga konti bakadepoza amafaranga ya tike, bakatishirizwa tike, ubundi amafaranga azabatunga nayo bakayadepoza aho ngaho kugira ngo nyine byose bizakorwe mu mucyo cyangwa se bazagenda ari groupe imwe y'abanyarwanda. Ariko abanyamakuru bagiye mu kazi kabo bwite batajyanywe na APRFC nkayo, ndetse n'abandi batumiwe na APRFC mu by'ukuri nabo bakagira uburyo bakatishirizwa amatike ariko amafaranga yose atavuye kuri konte ya APRFC. Rero ibi ngibi ngo haje kwamo amanyanga, bivugwa ko uwarushinzwe gukora ibyo ngibyo yafataga amafaranga yahawe n'abano banyamakuru, nukuvuga ngo aba bariganira Rugaju Bandayishimiye Rika ni uyu wa SKFM ndetse na Jangwani, agafata amafaranga muhaye we akayatwara noneho agakatisha itike amafaranga avuye kuri konti ya Minadef. Ibi byose rero muri control yarimo irakorwa cyangwa se ubwo nyine Minadef yakoraga nk'ubugenzuzi ngirebe amafaranga yayo akoreshwa te, yagiye ajya mu mwaka ushize. Niyo mpamvu bano bagabo baje kwisanga muri ino case. Bikanavuga ko ariko hari abakinnyi bagiye bagurwa n'ubwo iki kibazo cyo ubugisa nk'ikihariye, ari nacyo uwitwa Anta Biganiro Mucyo yabazwaga cyane wewe kubijyanye n'abakinnyi bagiye baza muri APRFC barimo bacidiye Bele, murabibuka abanya Nigeria bagiye baza mu Rwanda ubwo APRFC yari irakina Sekafa muri
muri Tanzania. Bivugwa ko rero hari abanyamakuru bagiye baryaho amafaranga, ariko nyine basabwaga nyine kugenda hariya ku Murindi bakabisobanura byose. Akaba ari nayo mpamvu aba bose rero bari bamaze igihe kisaga kirengaho ahubwo gato nk'ukwezi bari hariya rwose ku Murindi aho bari bafungiye. Rero mu kanya gato saa 7 zuzuye nibwo byari biteganyijwe yuko imyanzuro y'urukiko ifatwa cyangwa se isomwa ry'urubanza rwa bano bagabo bari bafungiye hariya nyine harimo abanyamakuru n'abandi bagiye bakora imirimo imwe n'imwe igiye itandukanye, kuko idosiye irimo abantu benshi, ariko abavugwaga cyane bari bano banyamakuru kuko nyine bari public figures, bari abantu bazwi cyane nyine birumvikana, bagarukwagaho cyane. Rero mu myanzuro yafashwe nuko abo bitarakemuka cyangwa se abagiye gukomeza gukora iperereza ntabwo ryarangiye, ariko rigiye gukomeza, ariko rikomeze aba banyamakuru bose bari hanze ndetse n'abandi bantu basaga 11. Bivugwa ko Rigaju Rigani, Jangwani ndetse n'uwo bita Rikari, aba bose bamaze kubafungurwa, ndetse na Mucyo Anta biganiro birumvikana, ndetse n'abandi bagera kuri 11 bose bamaze kuba bari kurwa. Abantu basigaye bivugwa ko batigeze bagiye gukomeza gukorwaho iperereza bafunze na abantu bagera kuri 3, barimo abahoze mu buyobozi bwa APRFC nyine birumvikana, harimo abasirikare bakoranye na bano ba civile nyine bamaze kuba bari kurwa. Ubwo nibo bagiye gukomeza gukurikiranwa bari bafunze nyine bagifunze bo batari hanze, ariko witwa ariko abanyamakuru nyine ba Rugaju Rigani ndetse na aba bose twagiye dusubiramo haruguru rwose, bose bagiye kuba bakomeza kubazwa ibibazo ariko bari hanze. Twavuga ngo ni inkuru nziza ku banyarwanda muri rusange, ku basportifu ni ibyishimo. Ngira ngo twari dukumbuye ubusesenguzi bwa Anta biganiro, ngira ngo ejo nibwo twabaze tubona umwana muto cyane Gilbert arimo aratanga ikiganiro avuga ati rwose nkumbuye dadi wanjye. Nawe utaruzi akamaro kaba bombi nka Rugaju Rigani wari umaze kuba umuntu we twavuga ngo utanga inspiration ku rubyiruko cyangwa se ku bantu bagiye batandukanye, abakunzi b'imikino, abakunda itangazamakuru, bafite impano zigiye zitandukanye. Yari umuntu kuganiriza ukabona araguha umurongo w'ubuzima, ukabona arakwerekwa uburyo ikintu cyose wagikora kandi kigatanga umusaruro. Navugaga kuri uyu mwana Gilbert rero wahoze atanga ikiganiro ubwo yagihaga mugenzi wacu Ndahiro Valens Papa, yavuga ati mu by'ukuri papa wanjye cyangwa se daddy, ubwo yavugaga Rugaju Rigani, ati icyo yanyigishije cyambere nuko yanyigishije ko uyu umuntu akiri muto bakwiriye kugerageza ibintu birenze kimwe, cyane yuko aba gifite amahirwe yo guhitamo cyangwa se yo kuba yakora byinshi maze igiciyemo akaba ari cyo yakora. Ibyo ngibyo rero byatumye rero uyu mwana avuga ati ngiye kujya ku ishuri, dada hari ibibazo bikomeye cyane, birumvikana ari umuntu ukomeye cyane kuri we, ariko rero apare y'ibyo byose Rugaju Rigani ni umunyamakuru mwiza. Twavuga ngo welcome back, kuko tugiye kongera tumwumve mu rubuga rw'imikino. N'abantu bari bamaze iminsi bavuga ko urubuga rw'imikino rutakiryoshye, usigaye wumva nyine kijyanye n'ubusesenguzi cyasubiye hasi, kuko n'ubundi byahuriranye n'uburwayi bw'uyobora urubuga rw'imikino n'ubundi Jean Claude Kwizigirali, nawe uri mu bitaro nyuma yo gukora impanuka. Bihurirana kandi n'igenda rya Lorenzo Christian Musangamfura wamaze kwerekeza kuri SKFM nyuma yo kuhagarikwa kuri Radio Rwanda. Ubwo ni twavuga ngo ni ibintu byagiye bihurirana cyane, binatuma rwose isi y'imikino nyine hazamo agatotsi, abakunzi y'imikino barababara cyane. Witwa Rugaju Rigani rero reka tuvuge ati Imana igize neza cyane kumugarurira abanyarwanda ndetse n'abakunzi be, yaba abakunzi ba siporo nabo bakorana mu buzima bwa buri munsi, kuko Rugaju n'umuntu uba mu bice bigiye bitandukanye, yaba ibya siporo, ku rusengero. Ngira ngo wabaza hari korali imwe aririmbamo hariya mu Izindiro, ahantu asengera ruri urusengero rw'abanyamurenge rwose ruri hasi mu Izindiro, abantu sinzi niba baruzi, aririmbanamo n'abasa muri Azubi n'abandi bagiye batandukanye. Uretse iyo mirimo yo ku rusengero, hari Kigali Universe numwe mu batuma ikunda kumenyekana, cyangwa se kuko niwe manager waho, ni nawe ushinzwe menyekanisha bikorwa cyangwa se imirimo nimwe ihabera. Rwose ni Rugaju Rigani nyine wasangaga mu bice byinshi bigiye bitandukanye kandi abanyarwanda baba abamukiremo. Twavuga ngo rero welcome back uyu Rugaju Rigani, ariko the same na Rikari warukubuye kuri SKFM, hazahasanga mugenzi we Lorenzo
Nzo Christian Musangafura waje wa joininze team, ariko ubwo ntazasanga Emene y'ibisi wamaze kwerekeza kuri Fine FM, ubwo birumvikana, ariko nyine ntabwo biraza gukuraho ko abanyarwanda bongera kumva uburyo uyu mugabo yayoboraga ikiganiro neza. Yarimo amusigarira, kuvuga ko yamusigariye mu ngata ya uriya Nayisa, ariko nyine abanyarwanda bari bakumbuye uburyo uyu mugabo nawe ayobora ikiganiro. Anta biganiro wari waratangiye kariyeri yo kugurisha abakinnyi, kugura ndetse no kugurisha abakinnyi, kurangira ama equipe abakinnyi. Muzika rero wazanye rutayizamu wa Rayon Sport Shadrack Bingbedo, niwe wazanye uri gukina hariya muri Gorilla, niwe wazanye Rushaba Chris. Nubwo abantu bavuga ko bataratangira gutanga umusaruro, ariko turacyari muri beginning n'ubundi ya saison, ntabwo nta kiracika. Twavuga ngo abangaba, ariko nanone wagera ku muvugizi w'abafana b'ikipe ya APR FC Jangwani, ngira ngo niba abantu bazi neza akamaro k'uyu mugabo, kuko irushanwa rya inkera y'abahizi rirangiye ejo bundi ryagaragayemo urwego ruri hasi ku ruhande rw'ikipe ya APR FC, yaba mu bafana yaba mu kibuga. Ibi byose bakavuga ati kutitabirwa ndetse no kuba nta vayibu nyinshi zari ziri kuri stade, ni ukubera ko ushinzwe abafana, ushinzwe mobilisation mu bafana Jangwani cyangwa se Mugisha Frank ntabwo yari ahari. Bituma rero abafana ngo bivumbura ntibagera ku kibuga. Ikindi n'uwari ushinzwe kubakangurira no kubashyiramo izo mbaraga ntiyari ahari. Bivuga ko byafekise cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikipe ya PRFC ku ibura ry'abafana baje ku kibuga. Rero Jangwani nawe ubwo reka turebe niba aragaruka mu ngamba cyangwa se aragaruka ari umuvugizi. Twabonye witwa super manager yamushigariye mu nshingano, ese arakomeza nk'umuvugizi cyangwa se n'ubundi super manager akomeza izo nshingano 5-5. Nibyo ngibyo navuga nizo updates zigezweho bakunzi ba 24 live. Ni byishimo cyangwa se ni umunezero ku bakunzi ba siporo, kuko aba bagabo bagarutse rwose. Twari tubakumbuye turi benshi, kuko mu minota mike cyane rwose ku rukiko rwa Nyamirambo nibwo umwanzuro umaze gufatwa. Bose bamaze kuba bari kurwa mu misi, cyangwa se reka dutegereze ko ku munsi w'ejo cyangwa se mu gihe kitarambiranye twongera kubabona mu ngamba basubiye aho abanyarwanda bakundaga kumva cyangwa se kubabona, maze ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Reka mbashimire, zari updates zigezweho mu mikino cyangwa se muri siporo, mu isi ya siporo n'ubundi, kuko dushobora koza ntitubabwiye equipe, ariko nibingibi nabyo ni showbiz, ariko ni n'imikino cyane yuko hano kuri no channel haciye ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo iby'isi ya siporo, imikino, ama equipe ndetse n'abarizwa muri ibyo bice bya siporo. Reka mbashimire, duhure mu kanya gato mu kiganiro tugiye kubagezaho mu kanya update muri equipe ya Rayon Sport, ni ibiki bigezweho. Upload ikurikiraho nibyo turaza kuba twibanaho.